Mu buzima tubaho muri iyi si, twese nk'ikiremwa muntu dufite inshingano zo koroherana, zo koroherezanya ubuzima kugira ngo tubashe kubana muri iyi si amahoro. Ariko uko urushaho kuba umunyamahoro muri iyi si, niko abantu bagenda bagufataho opportunity cyangwa niko abantu bagenda bumva bagukoresha mu nyungu zabo kuruta uko bagenda bakwitayeho cyangwa se kuruta uko bakwitaho. Abantu benshi baba bumva bagukoresha mu nyungu zabo, bakwifashisha mu byabo, ariko we wabakenera ntubabore. Rero muri iki kiganiro ndashaka kukubwira imico utagomba gutakaza, ariko nanone itagomba kwemerera abantu kukugiriraho ijambo mu buzima. Abantu benshi cyangwa se iyi mico niyo iranga umuntu mwiza, niyo iranga ikiremwa muntu gifite ubumuntu, ariko iyi mico iyo uyikoresheje nabi cyangwa se iyo uyitwayemo nabi, birangiye ubaye igikoresho cy'abantu, birangira wisanze abantu bagufataho opportunities, abantu bifuza kugukoresha mu nyungu zabo, ariko wowe batakwitayeho kabone nubwo wasigara uri igisenzegeri. Rero birangira wisanze ari wowe ukomerekera muri ibi bintu. Tudatinze cyane, reka mpere ku kintu cya mbere: umuntu w'umunyamico myiza. Be kind. Gerageza ube wa muntu abantu bose bareba bakakugira icyitegererezo. Gerageza ube wa muntu ucira bugufi abantu cyangwa se worohereza ubuzima abantu, ubasha kumva situwasiyo z'abantu. Ariko ibi ntibizakugira impumyi, inshuti yanjye. Ibi ntibizagere bikugira impumyi kubera ko uri umuntu woroshya ibintu ngo abantu bagire ngo nyine uri ikimara, ngo bagire ngo uri ikigoryi. Oya, gerageza woroshya ibintu ariko ntuzigere uba impumyi. Umuntu naguhemukira umumenye, ubimenye yuko utagomba gukomeza kumwiyegereza. Umuntu nagira imico mibi agaragaza mu buzima bwawe, ntukomeze kumuha icyuho cyo gukomeza gutura mu buzima bwawe. Iyindi mico ugomba kugira: ba wa muntu witanga. Gerageza witange mu bantu, kuko ntago ibiremwa byose, ikiremwa muntu turi mu isi dufite ubushobozi bungana. Gerageza ku muntu ubonye urusha ubushobozi witange, ugira icyo umufasha. Umuntu ubona ukeneye ubufasha ugerageze ubumuhe, ariko ntuzigere wemera kuba igikoresho. Hari abantu mu buzima, kubera kwitanga kwabo, kubera ukuntu baba bari mu bintu by'abashuti babo cyangwa mu bintu by'abantu baba bari kumwe, mu bintu byabo bita ko ari inkoramutima zabo, bagerageza kubijyamo, ariko ugasanga batangiye za nshuti zabo kugira ngo zibibone ko ziri kugirirwa neza n'uwo muntu, zitangiye kumugira igikoresho. Ibyo bintu ni ibintu ukeneye gufunguka amaso ukajya ubireba, ukamenya ati se ahangaha ni ubugwa neza, ndi kwitanga aha hantu, ndi gufasha aba bantu, cyangwa noneho batangiye kungira igikoresho. Ibyo bintu ujye ubitekerezaho kabiri. Ntuzigere wemera kuba igikoresho cy'umuntu, ariko ibyo ntibizakubuze cyangwa se ntibizaguce kuri wa muco wo kwitanga. Gerageza ube umuntu mwiza, umuntu uri sweet, umuntu uryoheye no kubana n'abandi, umuntu abantu bazajya bazaho bakaganiriza, mugaterana ubuse, cyangwa se bakaba banaza mugakina. Nyine ugerageza kuba wa muntu ukwirakwiza ineza muri rubanda. Ariko kwa kuba umuntu mwiza, kwa gusekera abantu, kwa kwereka abantu ibyishimo, nibigeraho batangiye kubona uri injiji, nibigeraho batangiye kubona uri ikigoryi, ntuzigere ubatindamo cyangwa uzamenye yuko warengereye abantu. Gerageza ubabere umwana mwiza, gerageza ubazanire ibyishimo, gerageza utume bagira umunezero. Ubwo birareba ba bantu bikundira kuganira, ba bantu bikundira gutera story ahantu abantu bakishima. Ariko nubona abantu batangiye kukubonamo injiji, nubona abantu batangiye kukugira ikigoryi, uzabirinde. Aba bantu uzabagendere kure. Ikindi kintu usabwa: gerageza ugire confidence. Gerageza ube uri umuntu wigirira icyizere, ariko ntuzigere bamenya. Ntuzigere wa muntu uba wumva z'utuntu twose. Oya, uzabe wa muntu wigirira icyizere, ariko nibigera kuri ka kantu ko kumva yuko hari ibintu utazi, uce bugufi, wemere kwiga, uce bugufi abandi bantu bakwigishe. Ntuzabe ibi bintu ni imico mibi ishobora no kuguca ku bantu, cyangwa se ushobora kuba mu bantu bakunyega utabizi, kubera ko utuntu twose uba wigize umuntu tuzi. Oya, ariko confidence mu byuzi, confidence mu buzima ntuzigere uyitakaza. Ikindi kintu usabwa kugira, cyangwa se usabwa muri iyi si kugira, twese nk'ikiremwa muntu dusabwa gukomera. Iyi si irimo ibibazo, iyi si iragoye, iyi si duhuriramo n'ibintu byinshi cyane bituvuna. Urasabwa kubikomeramo.
ariko ibi ngibi ntibizatume uba wa muntu utagira umutima, ntibizatume uca ku muntu ushonje ubona wamufasha akabona ibiryo ngo bimwime uvuge ngo iyi si isaba guhangana, isaba gukotana. Oya, ntuzigere uba uwo muntu. Nibyo iyi si dusaba gukotana, nibyo iyi si dusaba gukora cyane, ariko twese ntago dufite ubushobozi cyangwa se imbaraga zingana zo guhangana n'ibibazo biba applied kuri twe. Rero nujya uhura n'umuntu uremerewe, nujya uhura n'umuntu ubona wagira icyo ufasha, uzamufashe kandi umufashe utitangiriye itama, umufashe utiganyira, umufashe utabitegerejemo umugisha, kuko nicyo iyi si isaba. Niyo mpamvu iyi si utayituyemo wenyine, niyo mpamvu uyituranyemo n'abantu. Uyituranyemo n'abantu kugira ngo bagirire umumaro, nawe bakugirire umumaro. Ikindi kintu usabwa cyangwa se undi muco w'ubumuntu usabwa kugira muri wowe, ariko utagomba n'ibintu ugomba kwirinda, ukeneye kuba umuntu w'umunyakuri. Gerageza ube umuntu w'umunyakuri mu buzima bwawe. Gerageza ube wa muntu abantu bose bizeyeho ukuri, ariko ntuzigere uba wa muntu uvuga ibye byose. Ntuzigere uba wa muntu usangiza abantu ibye byose. Oya, jya ubabwira ukuri bakwiye kumva, ukuri badakwiye kumva gukwiye kuba ibanga ryawe, nabyo ubimenye. Menya gutandukanya ukuri bakwiye kumenya n'ukuri wowe ukwiye kugumana mu mutima wawe. Ibyo bintu numenya kubitandukanya, bizagufasha cyangwa se bizakubera akabando uzicumbaho muri iyi minsi yose usigaje muri iyi si. Ikindi kintu usabwa kugira mu buzima cyangwa se indi ntwaro ukeneye kwitwaza mu buzima muri iyi si, ukeneye kumenya kwihangana. Ukeneye kuba wa muntu wihangana mu buzima. Kwihangana mu buzima ni ikintu dusabwa. Kwihanganira abantu, kubana n'abantu tukabihanganira, kugera muri situwasiyo n'abantu tukabona ko batameze neza tukabihanganira, ariko ntuzigere utuma abantu bifashisha kwa kwihangana kwawe, bwa bushobozi bwawe bwo kwihangana wifitemo, ngo abantu babwifashishe bagukontorora. Hari abantu batazi kwivugira, hari abantu bafite kwihangana kurenza urugero. Oya, ntuzigere wemerera na rimwe ko ikiremwa muntu kigukontorora. Ntuzigere wemera na rimwe ko umuntu atuma cyangwa se ubaho uko we ashaka, just ngo uri kumwihanganira ngo uri gushaka amahoro. Oya, gerageza wihanganira abantu. Ibyo ni ibintu dusabwa, kuko nawe hari abazakwihanganira, ariko ntuzigere ubaha amahirwe yo kuza mu buzima bwawe ngo bifashishe bwa bugira neza bwawe cyangwa wa mutima wawe mwiza wo kwihangana, ngo ubahe imbaraga zo kugukontorora. Ibi bintu ndi kukubwira bibaho muri iyi si, aho usanga umuntu aba mu kigare, ugasanga afite groupe y'abantu runaka bamo, agerageza kubihanganira, ariko muri kwa kubihanganira bakanywa inzoga, kwa kubihanganira bakamunyweraho ibiyobyabwenge, agerageza kubabwira kubibabuza cyangwa se ari ukubana nabo akavuga ngo ndi kubihanganira, bikarangira bo bamwinfluencinze cyangwa se bo bamukururiye kuza kubinywa. Oya, uzakore ibintu wemeranya n'umutima wawe ko ari byo, ibintu wemeranya n'umutima wawe ko ushaka kubikora. Ntuzigere ushukwa cyangwa se ntuzigere ukora ibintu kubera abandi bantu ngo uri kugira ngo bashimishe, just muri ya case yo kubihanganira. Ibi bintu ntibizigere bikubaho. Uzagerageze muri iyi si basi ube buri kimwe isi gusaba. Uzagerageze gukora buri kimwe iyi si wasanze igusaba kandi ufitiye ubushobozi, ariko ntuzigere utakaza ubushobozi cyangwa se ubumuntu buri muri wowe. Ntuzigere wiburira muri iyi si. Hari ikintu bita kwiburira mu bandi, ugasanga wowe ubwawe ntukiri wowe, ahubwo wabaye abo ngabo mugendana. Oya, ntuzigere wiburira muri iyi si. Uzagumane izo ndangagaciro zawe, uzagumane izo kirazira zawe ziba muri wowe, uzagumane uwo mutima mwiza, ariko iyi si ntizaguhindure ngo ikugire mubi, ariko nanone ntizigere iguhindura cyangwa se ntuzahindurwe n'isi ngo ube igikoresho cy'abandi. Iki kiganiro nifuje ko kiba kigufi kugira ngo uze kwiga kandi dutabare n'umwanya wawe muri activity waba urimo. Ibiganiro byiza nk'ibi ngibi ubaye wabikunze wumva iki ngiki kibaye kigufi, birahangaha kuri iyi YouTube channel. Wagenda ukareba n'ikindi kiganiro gifite titre ikunyuza cyangwa titre ikuryoheye. Reba hasi niba wakoze subscribe, kuko na content cyangwa se n'ikindi kintu uri gutekereza tutaravugaho wacyandika muri comment, nabyo tukaza tukabivugaho, cyangwa se ibindi biganiro byiza bigenda biza kuri iyi YouTube channel nabyo binogeye amatwi yawe biri mu nzira. Make sure ko subscribinze. Ikiganiro cyo nakagaruka. Ciao ciao.